Reka tubasuhuze abakunzi ba Shuwa TV Rwanda, twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Hano imbere ya kamera muri kuhabona umuntu, ni umuntu udasanzwe, ni umushyitsi wacu. Mbere na mbere twamusaba akabanza akabibwira kugira ngo dutangirane. Murakoze, nitwa Shuwa Vladimir, nkaba ndi umuntu nyine mubona, ndi umu social influencer, ariko kandi nkaba ndi no mu motivator musanzwe munzi kuri uru rubuga. Nuko tugira ngo noneho dutangire tuganire mu bundi buryo. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Yego, murakoze cyane bakunzi bacu. Rero urumva ko tubonye umutumirwa w'ingenzi, twatangira tubabaza. Umwaka urarangiye, utangiye n'undi. Uyu munsi ni umunsi mukuru abantu bose bishimira, bakunda nyine, kandi birumvikana gutangira umwaka, ukongera kurangiza umwaka, ukongera ugatangira undi uri amahoro, ni ibintu by'agaciro cyane. Wowe umwaka urangije gute, utangiye gute? Umwaka utangiye neza, ndetse wanarangiye neza, cyangwa se warangiye uko warangiye. Uyu mwaka mu by'ukuri wagiye ubamo ibintu byinshi, bimwe byiza n'ibindi bibi. Hari abitabye Imana, hari abavutse. Ubuzima ni imvange. Mvuze ngo wabaye mwiza, ntabwo mvuze ko wabaye mwiza total, ariko wagenze byose mu by'ukuri. Turashima Imana. Hari abawugiriyemo ibibazo, hari abawugiriyemo ibisubizo, hari n'abungukiye mu bibazo by'abandi. Ibisubizo biraza. Rero umwaka navuga ko wagenze uko Imana ishaka. Ariko ku ruhande rwanjye wagenze neza, kandi ntekereza ko n'abadukurikiye wese afite uko wagenze. Ariko icy'ingenzi ni uko urangiye abantu bagihumeka, nubwo icyizere rimwe na rimwe kigenda kiba gikeya cy'ubuzima, ariko ubona ko byagenze neza. Abana bagiye ku mashuri barataha, tukabona uretse ahantu hateraga ikibazo ni hakurya ya Kivu, mu burasirazuba bwa Kongo, aho wumvaga amakuru agiye atandukanye, rimwe na rimwe ukagira ubwoba, ugatitira. Nubwo umuntu atakishimira ko abavandimwe bafite intambara cyangwa se bari mu bibazo, ariko kandi nta n'umuntu wajya kubyogeza ngo abifane, kubera ko intambara si ikintu cyiza. Intambara irasenya, ntabwo yubaka. Ibindi mu zindi, ubuhinzi byagenze ukuntu, imvura yarabuze, cyangwa se inaboneka mu gihe kitari imburagihe, bituma n'abantu barumbya, imyaka ntiyaboneka, izuba. Yego, numva ari ibyo ngibyo rero. Ariko muri rusange turashima Imana ko umwaka tuwurangije. N'uyu dutangiye kandi hari icyizere. Hari wawubayemo nabi, warangiye, ariko uyu mwaka bigenze neza, kandi nyine bizagenda neza. Umuntu agomba kugira icyizere cyo kubaho. Umuntu agomba guharanira kubaho. Umugani wa Perezida wa Repubulika yavuga ati, kubaho ni uburenganzira bw'umuntu. Iyo umuntu akubujije kubaho neza, uba ukwiye kumurwanya. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Atubwiye uko umwaka wagenze. Nawe hari uko wagenze, uraza kutubwira muri komenti. Niba warakugendekeye neza, turashima Imana. Ariko niba byaranagenze nabi, Imana irahari kugira ngo iduhoza amarira, irahari kugira ngo idukorere ibikomeye. Izere ko n'uyu mwaka ugiye kuza uzaba umeze neza. Uyu mwaka bizagenda neza, ni icyizere. Kandi icyizere kirarema. Iyo wiyaturiyeho ibintu bibi, bikubaho. Umuntu akwiye guhora ateganya ibyiza. Hari ikintu Perezida yagize avuga, yarabazaga ati, umuntu wababwiye ko kugira ngo umuntu atere imbere agomba kubanza ngo agatsindwa. Ntabwo ari itegeko kubanza gutsindwa. Umuntu ateganya ibyiza, ibibi bikizana. Ariko ntabwo wateganya ibibi. Uyu mwaka wagenze neza. Ndibuka iwacu muri karitsiye ku Bunani kenshi niho abantu babi bakora cyane. Niho umuntu wabuze umuntu amubona ku Bunani. Ariko se ubu ibi bintu bihurirahe? Kubona ngo abantu, ngo iminsi mikuru, impanuka zabaye nyinshi, impfu ziyongereye z'abantu, ubundi bo wumva biterwa n'iki? Ibi ni ubujiji no kwibagirwa. Nta na rimwe, nta kintu gisumba ubuzima.
ubuzima nicyo kintu cya mbere, kandi noneho buriya umuntu abaho rimwe, nta muntu ujya ubaho kabiri. Ubayeho kabiri bavuga ngo ni Yesu wazutse akongera akabaho. Ariko ubuzima buriya ni ikintu, amagara araseseka ntayorwa. Kwirengagiza ko ejo bagukeneye, kandi noneho ugasanga uwo muntu uri kwitwara gutyo afite abana yabyaye. Umuntu yirengagiza ko ejo bamukeneye. Hari umuntu ukunda gupfa? Nyine okay, umuntu nta muntu ukunda gupfa ntawe. Ariko twibagize ko hari abantu biyahura. Hari umuntu twabonye arimo arakubitagura imodoka, ibyuma agenda agira. Ariko naketse kuri ari ikibazo yarafite cyo bivuga ko ari uburwayi, nta uburwayi. Nubwo dushaka iterambere, ariko abantu bakwiye kujya banashaka umwanya wo kuruhuka. Stress management, turi gushaka iterambere rimwe tukiyibagirwa. Nibyo twavugaga kuri uwo muntu, aragira ngo ni ubwe, ntazi ko aramutse apfuye hari umuntu wapfakara, ntazi ko aramutse mu bantu ari bugonge haraba harimo mama w'umwana runaka. Iyo wishe umuntu uba wishe ibintu byinshi byari bimushamikiyeho. Ibi biragendana no gusinda, gusambanya abana, kwitwara nabi. Ibi byose ni ukwiyibagirwa, nyamara akenshi ubwenge bugaruka byarangiye yamaze gufatwa. Ibyo rero ugasanga bimwiciye ubuzima, bya byishimo agashaka kwishimira ku bandi. Nta muntu ugomba kwishimira ku buzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu ni ndakorwaho. Njye nuko mba mbyumva. Bakunzi bacu rero murabyumva ko ubuzima bw'umuntu ari ndakorwaho. Ugomba kwitwararika ibyo ukora byose. Niba uri umushoferi bikore neza, kuko abo utwaye bafite abandi babashamikiyeho. Yego. Ugomba kububaha kuko bafite abandi bari bubarebe. Uyu munsi rero ndakeka wavuye kure, wagenze ahantu hanini cyane. Wabonye imbamutima z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi zimeze gute kuri uyu munsi wa bonane? Iyi bonane y'umwaka isa n'itunguranye, kubera ko twari dutegereje umusaruro mwinshi. Twari dutegereje umusaruro mwinshi, dutegereje ko abantu bari bubone ibyo kurya. Ariko igihe kigeze ubona abantu uko babiteganyaga siko byagenze. Ubona nta nubwo byashishikaje abantu cyane nko mu myaka yatambutse, aho wabonaga abantu bajya mu matsinda y'inyama, abantu babona nyine ambiance ihari. Ariko ubu ntekereza ko sinzi niba ari ubukene cyangwa se ari imyumvire yagiye izamuka, kubera ko umuntu ashobora no kutagira icyo akonsoma kubera ubushake bwe. Ariko kandi twibuke ko n'amashuri agiye gutangira. Umuntu ajya kugira icyo akora, agatekereza agatima kuri minerivare, agatekereza ku makayi y'abana, bityo bigatuma. Ariko ntekereza ko ni n'abantu batangiye kujijuka, ni n'abanyarwanda batangiye gutera intambwe mu mitekerereze, kumva ko gusesagura uba ufite ikibazo gikomeye. N'ejo hari ubuzima burakomeza, ntabwo ubuzima ari ubw'uyu munsi gusa. Nicyo kintu gituma rero abantu uyu mwaka ubona utaragenze, batabyitabiriye cyane. Ariko ko nta wavuga ko ntago abantu bose bahombera rimwe, ahumwe ahombeye niho undi yungukira. Hari abagerageje kujya mu miryango yabo, bajya gusangira n'abandi n'iminsi mikuru, ubona ko ibintu byagenze neza. Ariko ibijyanye n'ubushobozi financial, ubona ko ntabwo byagenze neza. Ariko uyu mwaka dufite icyizere, ni uguhagurukana imbaraga tugakora, kandi tukaniragiza Imana. Byose ni Imana ibikora, niyo itugejeje uyu munsi. Idahari waba uyemera cyangwa utayemera, Imana niyo itugejeje uyu munsi tugihumeka. Natwe kandi dukwiye kuba Imana ntoya, gutuma abandi bahumeka, gutuma abandi barya, gutuma abandi babaho, gutuma abandi bagira ubuzima, aho gutuma abandi bapfa. Ndumva ari icyo ngicyo rero uyu munsi wa bonane, ugereranyije n'iminsi yagiye itambuka, ubona ko bigenda bigendana n'iterambere, ubona ko bigenda bigabanyukana n'indi minsi. Ariko umuntu ntabwo yagakwiye kubura kwishima, wenda nuko umuntu abura uko agira. Umunsi urutundi ni uwe. Nta munsi urutundi. Iminsi yose irangana. Ese ushobora kuvuga uti anniversaire, ariko ni anniversaire kandi umuntu aba agomba kwishima. Ni anniversaire. Nese ubundi utarayigezemo, hari ibintu ntajya nemera ngo ndagushimira ko ngihumeka uko abazimu, kibaza abatarabusoje icyo bakoze. Ntacyo tubarusha. Niyo mpamvu tugomba gushima Imana buri gihe cyose, tugahora dushima umwuka Imana yaduhaye. Yego.
gushima Imana yaduhaye ubuzima, ntacyo dufite itaduhaye, nta n'icyo turi cyo itatugize cyo. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiye na rimwe gusuzugura umuntu, kugira umuntu nabi, kumujugunya, uretse ko uyu munsi ari n'umunsi nyine n'uw'ibyishimo, ariko si umuntu arishimira icyo atagezeho. Bisaba rero ngo dutangirane ingamba nshya mu kwezi kwa mbere, dukore dutegure koko imiryango yacu. Hari imiryango nishimira nkunda ikunda kugira, ugasanga bahuye nka famiye mu minsi ni ikintu kiba ari cyiza, bagiye kubwira ababyeyi, aho uya muzabwira umubyeyi atagihumeka, ugenda umuvugiraho amagambo atari no kuyumva, umuntu akwiye kunyaruka akajya iwabo. Ariko burya ibyo byose biterwa n'uko warezwe. Yego biterwa n'icyo wamukuyeho ugiye kumushimira. Umuntu wese nubwo umuntu yarezwe, umuntu wese nubwo yaba atararezwe, ariko nta muntu ibarirwa ko yarimo. Ubwo uri bumbwire ko na wa mwana uri mu muhanda yarabitewe n'ababyeyi be, nawe ari bugende ngo agiye gushimira? Oya nabwo nyine wa mugani, ibi biranatuma dukebura ababyeyi, tujye turera abana nk'abana bazadusigariraho. Abana mu by'ukuri turi kurera abana, ariko abana nibo bazaturera tugeze mu zabukuru. Niyo mpamvu ntabwo ukwiye gufata umwana nk'ikintu nk'ikimashini cyangwa se ikintu kidafite. Ariko hari n'ababyeyi bafata abana nk'aho, ugasanga umubyeyi nta kintu yakoreye umwana, ari mu mushake ikindi kintu nawe amuha, agashaka ko ari we uzamubeshaho, agira gute, kandi nta kintu yamwubakiye, nta kintu yamuhaye, yaba imbamutima ze ntiyazubatse, agashaka ko hari ikindi kintu nawe yamukura. Ngiye dore ikintu nemera, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Iyo ubibye umujinya mu bana, iyo ubibye umutima mubi mu bana, nawe barawukwerera nyine uba uri kubiba. Ariko abantu bakwiye kuba banezerwa imbere y'ababyeyi, babitaho, batabahohotera, batabata. Umwana agira amarangamutima menshi, ararira akabura uwo aririra, yahura n'ibibazo mu nzira akabura uwo abibwira. Ibi byose bigatuma umuntu ubundi si umuntu ni iki? Umuntu ni ubumuntu. Hari umuntu avuga ati ngo narakubyaye, ngo uribuka ukuntu ngo nagumeseraga, ukagira ngo ni njye wagombaga kubyimesera. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo dukwiye kwibutsa abana ko twabareze, ahubwo dukwiye kubahereza ibyo tuzabasaruramo. Niba umushakamo umutima mwiza, nawe umwereke. Uri kubona ari agahinja gato kazakura, kandi byose ababireba. Abo umuntu ukomeye cyane, ahubwo abo umuntu ukomeye ejo byose abagira gute, byose ababireba. Niyo mpamvu udakwiye na rimwe kwirengagiza uburere bw'umwana wawe, kwicara mukaganira. Ese byagenze gute umunsi wose? Ese bimeze bite? Umwana ukamurera mu marangamutima. Ku ishuri bamukubise, yarwanye, ukamubungabunga. Ibyo rero bizatuma ubaho neza, wowe n'abazagukomokaho, wowe n'umwana wawe, wowe n'ababyeyi bawe bose. Ndetse ubona ko iyo umuntu akoze ikintu kizima, kiramugarukira. Iyo unakoze ikintu kibi nacyo kirakugarukira. Mureke turere abana neza. Niba ushaka ko inka iguha amata, yiha ubwatsi, kandi ubwatsi bwiza. avuze akantu keza ngo niba ushaka ko inka iguha amata uyiha ubwatsi kandi bwiza. Yego. Rero natwe imiryango yacu nibe ahantu heza ho abana bacu bakurira, twirinde intonganya, twirinde amakimbirane kugira ngo tutababaza amarangamutima y'abana. urashaka umuntu ngo umwana ngo nta kinyabupfura kigira, akigire kuri nde kandi nawe utarakimuhaye. Ntabwo rero wamuhaye uramushaka wiki. Niba yumva utuka abaturanyi, wazabuzwa n'iki gutuka abo birirwa. Babyeyi rero mubyumve, mwumvireho, ibintu birakomeye, kurera ntibyoroshye, ariko Imana irahari irabidufasha, ariko natwe tukamenya ko tugomba kugira uruhare mu burere bw'abana bacu. Icyo dushaka ko baba cyo tugomba kukibabibamo. Yego. Ikinyarwanda kiragora, ariko nyine nibyo ni iterambere abantu baba bari kuganamo. Rero uyu munsi rero ni umunsi cyangwa se iyi minsi itangira umwaka, ni iminsi yo kwereka abana amarangamutima. Abana baba bagifite amarangamutima atarapfa. Mugurira akabombo, mushakira akantu umwicaze, umubwire uti nyabune muganiriza abana. Umwana utamuganiriza aganirizwa n'abandi, kandi yaganirijwe n'abandi yaganirizwa n'abataramubyaye bamushakaho izindi nyungu.
mureke rero turabana mu marangamutima. Uyu mwaka rero njye mfite icyizere ko uzagenda neza. Nicyo babwira abakunzi bacu, abakunzi ba Shuwa TV Rwanda, nicyo bababwira muri uyu mwaka. Icyo nababwira muri uyu mwaka ni ugukomeza kwiyitaho. Komeza kwiyitaho, buri muntu yumve ko afite icyo amariye undi. Ntabwo ubayeho ku giti cyawe, ntabwo uriho ku bwawe, niyo mpamvu utagomba kugira gute kwiyahura, niyo mpamvu utagomba kwiyeka ubuzima, niyo mpamvu utagomba gusinda kujya mu matabi uri kwica ubuzima bwawe. Nyamara wirengagije ko ufite umubyeyi, ufite abakubyaye, ufite barumuna bawe, ufite bakuru bawe. Uyu mwaka rero uzatubera umwaka mwiza, umwaka mwiza wo kwikunda. Niba ushaka gukundwa banza wikunde, reka kwiyica. Ejo harahari, ejo heza harahari. Hari igihe umuntu akorera amafaranga, akorera nk'ibihumbi 2, ugasanga yaririye 3. Vuga ngo biraza kumusaba imbaraga nyinshi zo gukora. Ntabwo bimusaba imbaraga nyinshi zingana n'iz'umuntu wasevinze 1000. Ariko niba ukora kugira ngo ukuremo sheke, ntabwo ari kimwe n'ukora kugira ngo abone ayabika. Rero ni ubwenge, ni ukumenya ubwenge. Hari n'abandi bagiye ngo abayobozi bakuye mu nshingano ejo bundi, ndi kubivuga ubona ari icyo cyaranatunguranye. Niba nirinze kuvuga ngo umwaka wagenze neza, ibaze ariko leta izabirebeho gute. Baba bagiye baha umuyobozi w'ikigo akazi, bakamuhaye, bamucishije mu kizamini, bahagera nyuma ati ntago ashoboye. Bashyizeho kriteriya z'umuyobozi bashaka mu gihe cyo gutanga akazi. Aho kugira ngo agere mu kazi yaramenyereye amaze imyaka 10 n'ingahe ngo avuye mu kazi, ntibashyiraho kriteriya zifatika bakeneye kugira ngo umuyobozi wabo ajye kuyobora ikigo anakizamura. Ariko bigera hagati ngo bahindure ibintu. Ibyo wenda impinduka kenshi ziragora, kandi ntekereza ko leta yabirebyeho. Ariko hari ikintu abantu bakwiye kuba banumva. Umuyobozi w'ishuri arimo ararerera igihugu n'abana bacu. Uretse ko njye hari ikintu ushobora kutatorera. Ibiryo by'abana barabyiba, ni urugero. School feeding iragenda nabi. Ibyo bishobora kugira, ibyo ushobora kubyumva ko ari ikosa. Aranyereza umutungo wa leta. Ariko kuvuga ngo imitsindire, ngo Icyongereza, ururimi kandi wenda yigiye, ni wa musaza wigiye muri francophone. Yego, yiziye France cyane, umubajije Icyongereza noneho ni ikibazo. Ariko nabo turabihanganishije, twizere ko ndakeka hari indi mirimo mishya babahaye. Oya ntibagiye kuba abarimu. Ariko no kuba umwarimu nta kibazo. Njya muri abarimu mbona nta kibazo bafite. Ahubwiye complex yo kuba umuntu yari umuyobozi bagahita bamumanura hasi. Uretse ko nta n'ikibazo kirimo, nta kibazo kirimo. Gusa uzi ko buriya niba hari umuntu wigiriye muri pansiyo y'umwaka, ahise aruta bano bahise basubiza. Ngahibaze nawe uri umusaza w'imyaka, uri hafi urabura nk'imyaka 2 muri pansiyo. Hajya mbwira ngo bari bujye kwigisha abana bo bumve. Nibyo mubwira, buriya no kwirirwa imbere y'abana hari ukuntu bifasha umuntu ntaba yanigunga. Ariko niba avuze ati ubwarimu burananira, bize ubwarimu bushobora kuba bubamo ibintu byinshi. Njya muri abarimu ntazi ukuntu ari abantu nyine bahorana akazi kenshi. Ugasanga umuntu yari umusaza yiberaga kumwe n'abana, akina, rimwe na rimwe akibagirwa no gusaza. Ariko ubu ngubu arahita ajya hanze, yahuze inzoga, hirate, ahita abona umwanya noneho kugera usange bibaye ikibazo. Reka twizere ko wenda hatabayemo amarangamutima menshi, kuko bavuga ko hari ibyo nigeze numva ngo akarere hari uturere twe twarabuze ko twirukana abayobozi. Bahita baduha ububasha. Rero noneho mugende musuzume. Ibyo bintu si byo rwose. Urumva ko rero bibaye byaragenze gutyo cyaba ari ikibazo. Rero niba barabicishije mu mucyo ni byiza, bafite ibyo bagendeyeho. Ariko niba koko hari amarangamutima yajemo, hari abo barenganyije. Kurengana wenda ndumva kurengana byo bishobora kudashoboka. Ariko hari ukuntu umuntu akubwira ngo uba warabuze ahantu ubonera umuntu.
ukabona opportunity paf. reka twizere ko leta yacu yabitekerejeho igashyiraho ingamba nzima zihamye kugira ngo bagire icyo bagenderaho kugira ngo batoranye abayobozi bashaka kandi bashoboye. Yego reka tubashimire mwese n'umwe mudukurikiye. Ntekereza ko ikiganiro mwagikunze, ariko kandi tunategereje ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye twemeza tubashe kuganira. Iyi yari ingingo y'umunsi rero. Tugiye mu gihe mutubona kenshi tuganira ku bintu biba bigiye bitandukanye, ndetse binashobotse mwajya munaduha amakuru mu gikari kugira ngo tujye tubasha kubona ibyo tuganiraho. Mwese rero nimugire amahoro. Abantu bose mudukurikira mwaba muri hanze y'igihugu, muri mu gihugu cyacu, mukomeze muryoherwe n'iminsi mikuru itangira umwaka, ariko kandi munibuke ko ejo hari amashuri, ejo hari ibintu byinshi dusabwa nk'ababyeyi, bityo abana bacu ntibazatunyuzemo ijisho. Twese no kujya ku murimo tugateza imbere igihugu cyacu. Reka mbashimire namwe ikiganiro cyiza twakoranye. Ndatekereza abadukurikira bagukunze, ngiye numvise nagukunze. Imana rero ikomeze ibahe umugisha kandi ibarinde, ndetse ibiteho mwebwe n'imiryango yanyu. Yego murakoze bakunzi bacu. rero ikiganiro tugisoreje ahangaha, ariko sinasoza ntababwiye ngo uyu mwaka uzababere uw'ibikorwa, ubabere uw'ibyishimo, ubabere uw'iterambere igihe cyose. Kandi muzibuke kurera neza, mwibuke no gusevingira ejo hazaza. Murakoze cyane. Ciao nakagaruka. Unenge baba umwaka uzabe mwiza kuri mwese, ariko n'abazapfa Imana izaba yirukodeshira. Ariko hari ibintu biba mu buzima, utakescapinga. Umuntu muzima nyine icyerekana umuntu ko ari muzima. Ubuzima nyine bugira iherezo, ariko ntabwo ari byo tubifuriza. Mugire amahoro y'Imana, mubeho kandi mubeho neza. Imana izabaho umugisha kandi imigisha myinshi cyane abadukurikira aho baba bari hose, baba bari hanze, bari iburengerazuba, iburasirazuba, hose nyine uturere twose. Ngewe mbifurije umugisha utagabanyije. Ibikorwa byanyu byose bizabahire kandi Imana izatwumva. Yego murakoze. Muze kutubwira muri comment ukuntu ikiganiro cyagenze. Murakoze.